Kagame Paul zinga karago turambi ubwo bwicanyi bwawe. Ababyeyi bacu warabamaze, abavandimwe bose urabatsemba, imfubyi n'abapfakazi baricwa n'inzara. Kagame Paul we zinga karago turambi ubwo bwicanyi bwawe. Umutungo w'igihugu warawumaze, uwugura amadege n'amagorofa, amamodoka meza ntiwarora, abana ba rubanda bicwa n'inzara. Kagame Paul we zinga karago turambi ubwo bwicanyi bwawe. Abana b'igihugu urabafata ukabimaza buruse mu mashuri, ukohereza abawe mu mahanga, iyo za Amerika no mu Burayi. Kagame Paul we zinga karago turambi ubwo bwicanyi bwawe. Igihugu cyacu waragifashe ucyubakamo ibihugu bibi, icy'agatsiko kawe kaba gashize na miliyoni zindi zicwa n'inzara. Kagame Paul we zinga karago turambi ubwo bwicanyi bwawe. Gasabo na Gakenke bakuzinutswe, barambi ubwo bwicanyi bwawe. Gisagara na Gicumbi barakuvuma, barambi ubwo bwicanyi bwawe. Bugesera na Burera barakugaya, barambi ubwo bwicanyi bwawe. Kagame Paul we zinga karago turambi ubwo bwicanyi bwawe. Musanze na Muhanga barakuvuma, barambi ubwo bwicanyi bwawe. Nyaruguru na Nyarugenge bakuzinutswe, barambi ubwo bwicanyi bwawe. Nyamagabe na Nyabihu barakugaya, barambi ubwo bwicanyi bwawe. Kagame Paul we zinga karago turambi ubwo bwicanyi bwawe. Kamonyi na Karongi bakuzinutswe, barambi ubwo bwicanyi bwawe. Ruhango na Rusizi barakuvuma, barambi ubwo bwicanyi bwawe. Rutsiro na Rubavu barakwanga, barambi ubwo bwicanyi bwawe. Kagame Paul we zinga karago turambi ubwo bwicanyi bwawe. Banyarwandakazi, nongeye kubasuhuza. Njyewe ni Mukashema Claudine kuri radio televiziyo Ubumwe. Murabyumva ko turambiwe ubwicanyi bwa Kagame Paul n'agatsiko ke na Nyiramongi n'agatsiko ke kabashyigikiye, ariko njyewe ku giti cyanjye ndetse n'abandi tubyumva kimwe kuko barahari ni benshi cyane, tuvuga ko atari Kagame gusa wica, ntabwo ari we wishe waje ngo afate ibyo bicishije uyu muvandimwe ngo amwice, ntabwo ari we washyize hanze kiriya kinyoma cyo kuvuga ko ngo ari moto yamugonze. Uyu musore, uyu mugabo yarabyanditse kenshi, arabitwitinga, abivuga mu nkuru ze, atanga amakuru, avuga amazina y'abantu bakomeje kumuhohotera, y'abantu bakomeje kumugirira nabi, ndetse yarabitwandikiye atwoherereza mesaje ayivugira amazina y'abari bo, abazaga kumureba, abahoraga bamukozaho igitutu, bose mu mazina yabo turabazi, kuva igihe batangiriye kumuserereza kugeza umunota bamwisheho. Abaje kumureba mu rugo turabazi amazina yabo n'amasura, abaje aho bamusererezaga hose byose birazwi. Niyo mpamvu njyewe ku giti cyanjye ndetse no kuri radio televiziyo Ubumwe twemeza ko atari Kagame wenyine wica. Abacu bishwe, ababishe nuko bishwe turabizi, ababishe turabazi mu mazina yabo. Ejo n'ejo bundi abangaba bishe uyu muvandimwe bazahunge, maze abari hano mu buhungiro batangire kutwumvisha ko tugomba kwifatanya nabo ngo kugira ngo turwanye Kagame. Ntabwo ari gutyo bigenda. Iyo bigeze mu kwica Abanyarwanda, turi mu bintu bidasanzwe, turi mu bihe bidasanzwe. Iyo bigeze mu kwica, uwishwe agomba kuvugwa izina rye,
hakavuga uko byagenze. Niyo mpamvu Imana ifata bamwe ikabereka ibyo bintu biri kuba, cyangwa se ikaguha imbaraga wowe ubwawe bwo kubanza kubyohereza, ukabyoherereza abantu, ukabwira abantu uburyo biri kukugendekera. Niyo mpamvu rero nkomeje no kwihanganisha umuryango wabuze uyu muvandimwe, ariko uyu muvandimwe yaravuze ati aho kugira ngo mpe imbwa amaraso ndayaha igihugu. Yabyitwayemo neza n'ubuhanga bwinshi cyane, akavuga inkuru uko zagenze akoresheje ubuhanga bukomeye cyane, akoresheje kwa kuri abanyarwanda benshi batinya kuvuga, batinya kwerekana. Niyo mpamvu rero mwijeje ko ikivi asize tuzagisoza kugeza natwe igihe Imana izabishakira ko turuhuka. Nubwo bakwishe muvandimwe, ariko uraruhutse. Waragakoze, wakoze ibyo wagombaga gukora uko wagombaga kubikora, kandi twebwe twabikurikiranaga, turagushimira ko wabikoze neza. Hanyuma abakwatse ubuzima nabo igihe cyabo kizagera cyo kutaba kuri iyi si, kandi n'ubundi nta buzima, iyo umuntu yavutse aba agomba kuzapfa umunsi umwe. Imyaka umuntu yapfiraho iyo ari yo yose, icyangombwa ni inkuru usize imusozi, n'icyo uzize ni uburyo wabayeho. Wabanye natwe neza, wabereye abanyarwanda benshi urugero, wabereye umuvugizi w'abantu benshi, maze na ba bandi birirwa ngo bategereje ko babavugira babone ko ntawe wundi wo kubavugira uretse bo ubwabo. Bagomba kubyivugira, bagomba kubyikorera, kuko ntawe utava amaraso. Warabavugiye, ariko dore barakwishe. Nabo ubwabo nibwo bazatinya kubyivugira, bazapfa. Rero nibaza ko ikiza kurushaho ari uko twavuga turi benshi, ba bandi batinya kuvuga bakohereza umuntu ngo navuge wenyine, babone ko nabo kuba wavuga wenyine bitabaha cya gisubizo nyacyo bategereje. Ntago mbatindira, nagiraga ngo dushyireho n'aka karirimbo duhamagarire abasigaye bose kugira icyo bavuga, abasigaye bose kuba bagitinya kurwanya ukuri. Ntago kuba bakwishe ari kuba wowe bakwishe uyu munsi ntwari, ntago ari byo byari byagombye gutuma n'abavugaga baceceka, cyangwa se n'abashakaga kuvuga baceceka. Ahubwo bihe imbaraga abari basigaye kuvuga, baze bafatanye na ba bandi bavugaga, maze tuvuge turi benshi, ariko tuvuga kwa kuri nyako, kwa kundi wavugaga, kwa kundi wakuvugaga. wacu mukanguke mwese harageze, mu mahanga ho muri mukanguke, nimukanguke mwese harageze, abatungana mwese mukanguke, kiringi imashini iratumara, abayobote namwe irabashuka, abishatsi bahitana bwa mbere. Gicaniro we, oya ntukazime turacyariho, mana oya ntubogore turacyariho, menye inkotanyi zaje zigeze abana b'intama, badutwaza amayeri turayoboka, batababi ntibarya mwahoranaga, naho twebwe muhumure turabakunda, bazanye kiringi mashini kutumara, ayiwe bazanye kiringi mashini kutumara. Mushire impumu kandi ntimuceceke,
ibinyoma yarisha ntibigikora, yarabeshya amahanga ngo atumare, bimugarutse byose azinga umunya, mu karere bamugize ruvumwa, diporomasi yiwe irarangiye. Gicaniro gicaniro we, oya ntukazime turacyariho, bana oya ntugogore turacyariho, menye inkotanyi zaje zigeze abana b'intama, badutwaza amayeri turayoboka, batababi ntibarya mwahoranaga, naho twebwe muhumure turabakunda, kumbi bazanye kiringi mashini kutumara, ayiwe bazanye kiringi mashini kutumara. Ikinyoma kiratinda kikamara umunsi, ariko ntikiramba, yagihinduye intwaro kirimbuzi mu kumara baruvuka, ngo arotoza abanyamahanga, bategura kiringi mashini kutumara turatikizwa, none bivuga ubutwari. Gicaniro gicaniro we, oya ntukazime turacyariho, bana oya ntugogore turacyariho, menye inkotanyi zaje zigeze abana b'intama, badutwaza amayeri turayoboka, batababi ntibarya mwahoranaga, naho twebwe muhumure turabakunda, kumbi bazanye kiringi mashini kutumara, ayiwe bazanye kiringi mashini kutumara. Abaruvuka mwese nimukanguke, icyahitanye abacu turakimenye, nawe uburi icyatinya muramenye, burya atinya baruvuka, nitwashyira hamwe twese yayamanika, kuko atinya ubumwe bwacu, atinya abo bapfakazi na za mfubyi yahinduye ibicibwa, ngo ntibazagira ijambo. His Excellency yatanze amabwiriza kuri training ya RDF, kandi Kamana Chief icyo avuze gihinduka itegeko, yaravuze ngo ndashaka RDF kuba trained, kuba a killing machine, aho igiye ntagire igisigara. Ijoro ribaruba riraye, nta n'umwe utariraye, uwo mugambi kiringi mashini w'inkotanyi, nta n'umwe utariraje. Ijoro ribaruba riraye, nta n'umwe utariraye. Gapyisi Emmanuel Hitimana Leonard na Bugira imfura, abo bagiye mbere. Ijoro ribaruba riraye, nta n'umwe utariraye. Abo mu buvumo bwa Kanama, Gatabazi Felician Mujyanama Toneste, ngo abo ntibakwiye kwibukwa. Ijoro ribaruba riraye, nta n'umwe utariraye. Abihaye Imana b'Igakurazo Kiza na Musenyeri Gahamanyi, ngo abo ntibakwiye kwibukwa. Ijoro ribaruba riraye,